akantu wavuze bita ngo inyenzi. Abundi nkanjye kera nkiri umwana nabaga numva ari ugutukana, kwita umuntu ikinyenzi nabaga numva ari ukumutuka, ariko wumvishe yuko nanatangira ikiganiro nabikwise, kandi ntabwo wigize ureactinga nabo banza nta kintu iryo zina ritwaye. Ese ndashaka kujya nkubaze, wenda hari ibyo Tito Rutaremara aherutse gusobanura kuri Twitter byo ntagira ngo ugarukeho, yasobanuye ko nyine inyenzi za kera zari zihari, ariko tuvugana inyenzi ziracyariho cyane ntizikiriho? Hari aho zagiye ziracyariho, ngiki abari inyenzi baracyahari. Wenda ubu twifitiye igisirikare RDF, ariko ababaye mu nyenzi n'abitwaga inyenzi barahari, baracyahari. Yego, ubwo twizihizaga umunsi cyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro 29, umukuru w'igihugu nawe yabigarutseho mu ijambo yakoresheje ry'icyongereza. Iri jambo yatugejejeho, yasobanuye uburyo kuri leta ya Habyarimana bitaga amanta amazina babagereranya n'utunyamaswa babambura ubumuntu. Ari naryo jambo yakoresheje ijambo kokoroci. Kokoroci uzi ko nicyo kinyenzi nanjye njya mu Nkotanyi, ntabwo nari nzi icyongereza ku buryo nageraho menya ijambo kokoroci, ariko n'ama instructor iyo badutreningaga batwigisha, iyo yashakaga kukunyuzura cyangwa se kuguhana cyangwa se muri bya bitendo nigeze kukubwira twabaga dukora, iyo yabaga aguhamagara ngo kujya hapawe kokoroci, kujya hapawe kokoroci, kunja ngume kokoroci. Urumva rero nabo babaga bagucengezamo igikotanyi koko, ikinyenzi. tureke cya kinyenzi radiyo riteremo yabaga ishaka kuvuga. Ku batarabibonye wenda, ku batabonye ibyo Tito Rutaremara yasobanuye ko ngo ntabwo ndi kwibuka amazina yavuze y'iyo nyenzi nkuru, kuko ni ikinyenzi gikuru cyabitangije. Yavuze ko ngo mu gihe cy'amashyaka, ubwo abaparime Hutu birukanaga abayinari, Minari yari ifite urubyiruko rwo rwitwaga Runari, Jinari. Noneho rero ngo urwo rubyiruko nyuma y'uko narwo rwirukananywe n'abakuru babo cyangwa se n'ababyeyi babo bo muri Nari, rwo rwaragiye rukajya rukora ibitero, rukagaba ibitero bishaka gufata igihugu cyangwa se bigamije no kuba barengera abandi batutsi babaga barasigaye mu gihugu, babaga bari kurenganywa nk'ubwo buryo nk'ubwo ngubwo, ngo bakaba baraturukaga muri Uganda. Inkuru iri ku binyamakuru bitandukanye no kuri Twitter ya Muzehe Tito Rutaremara, abantu bayibonaho. Oya, bagabye ibitero ahantu henshi. Noneho ngo umunsi umwe bari ahantu mu rutoki, amazina ntabwo ndi kuyavuga kuko ntabwo nahise nyafata, bari ahantu mu rutoki bari gupuraninga ukuntu bagiye kugaba igitero, yumva urwo rubyiruko rugenzi rwiwe ruri gukororinga mu ntuza mu birere by'urwo rutoki, urabona ko urutoki rufite nyine ibirere. Noneho ngo uwo nguwo aravuga ati uzi ko abajinari bari kugenda mu birere nk'ibinyenzi. Nuko ngo uwo munsi bahita bavuga bati iri jambo, uwo munsi nyine kuri iyo operasiyo bari gupuraninga, baravuga bati iri jambo ukoresheje niryo riraba izina, numvisha baryita gute, ni sinye nyine y'uwo munsi, niryo bagendaga bakoresha muri icyo gitero bagabye uwo munsi mu duce two mu majyaruguru. Bati nyine ubwo ngubwo nyine kugira ngo umuntu ajya yita mugenzi we inyenzi. Noneho rero abaturage bukeye mu gitondo igitero cyaragiye kiraba nyine baritahira. Bukeye mu gitondo abaturage bo muri utwo duce babwira ingabo za Habyarimana bati abantu bari hano bari kujya bitana inyenzi. Yego. Ibyo nibyo, ayo ni amateka. Ibyo tujya tubisoma. Banateye no mu Bweyeye, buriya ngo mu Bweyeye banza hari yitwa ngo Muyira, hari uwabitangiye. Mu Bweyeye buriya Habyarimana ngo niho yaboneye Suriyetona yagiye kurwana n'inyenzi. Yego. Ngo niho yaboneye ranka ya Suriyetona. Yari akiri nawe umwana uranga. Yego.
ubweye bwo nahagane mu majyaruguru. ubu ni muri Rusizi, niba atari ni muri Rusizi. naho Ubweye zaturukaga ni icyari Cyangugu. Noneho reka nigarukire kuri za Nyenzi Inkotanyi. yego. No kuri training wajya gusanga instructors baduhamagara Inyenzi, Runyenzi, ndetse no hagati mu mayuniti ugasanga abantu bariganirira Inyenzi, za Nyenzi zagiye he, noneho haba hari uko zikosa ati noneho sinzikira hagati yazo ziganira ko ari Inyenzi, hagati y'umusirikare n'undi barapiye, hagati yabo biganirira ko ari Inyenzi. Yego wenda ku rundi ruhande bo babaga babivuga mu buryo bwo gupfobya, ariko aho kabyiniriro hagati yazo nazo rwose ntacyo zari zigatwaye. Noneho warumbarije ngo ese ziracyariho? Ngiye kuguha urugero. Mu minsi ishize habayeho igikorwa cyo gusubiza abademobe mu gisirikare. Noneho hari initeke ya nyuma nanjye nari ngiye kujyamo, noneho baduhamagara guhurira ikambi. Buri murenge wagiye uzana abareservists ufite. Nibuka ko nahagurukiye ku murenge wa Gisozi ari wo mbarurirwamo. Noneho tugenda muri pick up y'umurenge wa Gisozi, tugeze kuri bariyeri kuri kotagadi y'ikami. Noneho umusirikare arahagarara wa RDF ashaka kuvuga ngo nituvemo dusohoke n'amaguru, twinjire n'amaguru. Arahavuga ngo wena ni ubwo yashaka kubwira utuyoboye ngo wena ni kujya hapa. Noneho naramwegere ndamubwira ntariko se uwo mwana yari Koporo, we Koporo, aba bantu ubwira ngo wena ni urabazi? Urabazi? Yego, uri umusirikare n'umwana muto, ariko yo wubaha abakuru bawe bakubanjirije. Urabizi neza yuko baje n'ikibazanye, ariko ntabwo wagahagaze aho ngaho ngo uvuge ngo wena ni harimo bariyetona babanye Koporo wowe utaranavuka, harimo ba kapiteni, harimo ba serija banutse bahumuye barwanye mama he umwana, harimo amahe, harimo Inyenzi. Noneho sasa tugeze kuri foreign, nibuka yuko ubwo namwe baragenda bakabakubita kuri foreign. Twahise tujya kuri foreign nyine kugira ngo duhabwe amabwiriza, kwari kubanza gutanga ibizami byari bikenewe byose. Noneho wabonaga abasirikare batahirukanaga, ugahura n'umuntu mwarwananye jari, ugahura n'umuntu mwarwananye kuri aeroport ya Njiri, ugahura n'umuntu mwarwananye hehe, ukabona mbega abantu bishimye, umuntu wari uzi ko atakiriho, ukabona umuntu wateruye ku mirwano aracyariho. Je nibuka yuko tuva Kinshasa hari umwana naje muhetse turahahurira. Yaramaze igihe afite n'akazi keza, aransengerera ambwira ati yanjyanye muri kantine aho ngaho, aransengerera ati niwe nkesha ubuzima kabisa. Kuko tuwithdrawinga tuva Kinshasa, yari yarashwe mu Kibero. Noneho umwana ndamubwira ntuva rero reka twihangane tugende, humura uzagerayo. Noneho Kinshasa harya buryo mwageze? Twageze ibyo ngibyo uzabimbaza kwa. Noneho iyo bagendaga abagiye mbere, inzira batari bunyuremo bayishyiragamo ibikori, noneho ukamenya yuko munyura itarimo ibikori. Yego. Noneho dusigara inyuma twenyine ge nawe, kandi abadukurikiye bari inyuma yacu. Ariko nkumva yuko nibaramuka banaje mfite charge 3 nzamurwanaho mpaka wenda dupfanye. Noneho yararuhaga nkamushyira ku bitugu, ariko noneho mu kumushyira ku bitugu cya gisebe cye kikanukira kikanganza, kubera ari ku bitugu byanjye. Ariko ndamugugurana, byageze naho ngera mu dusenta nkajya ntegeka abayobozi bako gasantere bagakora ikintu kimeze nk'ingobyi, bakamuheka bakamuvudukana, bagera ku kandi ngafata abandi bakamuvudukana mbashoreye n'imbunda ndumwe, kandi numva inyuma yanjye barasa. Mpaka tugeze ku bandi, ubwo twagenze nk'iminsi 5 dushyikira abandi, abona kugeraho amamodoka ari, none habasha kujya kuvurwa. Tugeze aho ngaho ikami yarambonye ararira, ibyamuzanye birananirana, ati mbonye umuntu wandokoye. Noneho sasa iyo turi aho ngaho turi mu kabari
turiho tunywa dutegereje amabwiriza turi buhabwe wasangaga nta kindi tuganira uretse ubunyenzi bwacu. Bishimishije kabisa, ukabona umuntu mutaherukanaga, urabona wenda aracyakanyakanya, aracyari umusore, aracyafite imbaraga, abandi barabyibushye bazanye inda, kandi kera yari akantu gahorose. Hari n'uwavuze ngo ariko inyenzi zose zazanye inda. Ngo izi nyenzi zirya iki? Noneho tukavuga tuti ni yale matunda tumekura yale matunda. Antuka iyo ubona bagenzi bawe babayeho neza biragushimisha. Uretse ko wenda hagira n'abatabaho neza kubera impamvu zabo z'ubuzima butagenze neza, ibyo nabyo birashoboka. Si nkabone yuko jewe nsezererwa ntabwo nigeze nkora imirimo mibi. Impano Imana yampaye yanyerekeje mu itangazamakuru ni naryo rintunze. Itangazamakuru ntacyo rigutwaye. Kandi abandi nabo iyo duhuye turafashanya kuko twese turi inyenzi. Aza gukomeje kwiyita inyenzi, abantu bato mbatinyure bajye bavuga bati mutanye ni inyenzi. Jewe ninjira hano ujye umbwira uti inyenzi iraje. Iki kintu wenda wese ntabwo ubizi ko hari abantu babitinyaga bagatinya no kubyita abantu. Oya ntawabiguhanira. Si impamya ko ribu yaguhamagara ngo wise umuntu inyenzi. Ariyo. Noneho zaza jewe mvuze yuko zihari kandi ni na byiza, ntaho zagiye ntago zashize. N'uwakeka yuko yaneshejwe n'inyenzi akaba yagaruka gufata igihugu kubera ko zitagihari, niyirorerera inyenzi zirahari ntaho zagiye. None se iri jambo uko bo barikoreshaga mu kubadevururiza, mu kubatesha agaciro, mu kuvuga ko mudafite imbaraga, nta kintu muriho, ari udukoko, none mwe mukaba mwararyemeraga, ubwo ntago yari feyira, ntago bari bazi ko muryemera ha? Ntago bari bazi. Erega uretse umuntu wabikabyaga cyane ni Habimana Kantano wa RTRM. Buriya hari n'umunyamakuru wa Radio Rwanda witwa Louise Kayibanda. Bivugwa ko we yazitutse inshuro 46,000. Imburagakiza, Inyangarwanda, inki byose inshuro 46,000. Kuko aho zizarabaraga. Noneho bamubajije bati kuki wadututse bene kare akageni bamaze kugifata. Yego yaragihari, yavuye no kuri Radio Rwanda no kuri televiziyo. Nyuma yaho numva ngo yagiye muri Amerika. Yaravuze ati jewe nari umukozi, barateguraga ngasoma. Nibyo bateguraga amakuru ngasoma. Kuva ubu nanjye ntihagire icyo bambaza ningira umuntu nita inyenzi, niba Viateur yambeshe ntimuzagira umuntu ndeba nabi. Oya hakiya Mungu. Ariko abangaba bapasinga mw'iyi minsi bo hari ntago barimo. Ntago barimo. RDF ntabwo ari inyenzi, ariko inyenzi zirahari. Inyenzi urahari. Okay, bose ntitugiye gusoza ikiganiro, tugiye gusoza ikiganiro. Bivuze iki? Bivuze ko dufite abasirikare bashya muri RDF, nibyo barize baranarwana, kandi n'ubu ngubu aho bagiye hose bararwana kandi bagatsinda. Ariko noneho n'abagize uruhare mu kubohora igihugu abo nabo barahari. Ntabwo bakwiye kwibagirana, kandi ubutwari bwabo bukwiye guhora buzirikanwa. Nako dushoje ikiganiro, dushimire mwese twabanye muri iki kiganiro. Gahunda ni yayindi, mukomeze, reka none mpere kuri commentaire. Mwumvishe uko ikiganiro cyari giteye. Viateur abari commentaire ndazisoma. Viateur ngo arazisoma cyane. Zimwe ziba ziryoshye, izindi nyine ababivanga. Nta bantu bajya bagutuka, ariko ubundi ari abantu bazwiho ko muri commentaire zabo ariho bisanzurira. Niba uko hari babonye twebwe tutajya tuzisiba bagatukana, ariko mu by'ukuri gutukana ntabwo ari umuco mwiza. Kuba hari ibintu waba utumvikanaho n'umuntu, ndumva atari igisubizo ko wamutuka.
ibyiza ni uko wavuga urwawe uko ubyumva ariko bitabayemo kuzanamo iyo indiscipline yo gutukana byaba ari byo byiza cyane. So ubwo rero mutange commentaire mubaze Viateur ibindi bibazo kugira ngo ubutaha bari byo nzaheraho mubabariza kuriya ko buriya bimwe mu byo mba namubajije biba bituruka no muri comments zanyu nizo zitwungura ibindi twamubaza kugira ngo akomeze kuduha amateka y'ibyaberaga ku rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Ubwo icyanyuma none nako icyo nkurikizaho ntaga cyo cyanyuma da icyo ndakurikizaho ahubwo none ubwo mukore subscribe mwongere gahunda yo gukora subscribe iri kugenda biguru ntege ni iminsi mwaragabanutse kabisa mwongere makabaraga. Hanyuma abamaze gukora subscribe ndabizi ko mwebwe muri inshuti z'akadasohoka ntago mujya mutureka mwebwe mudufashe muri share mu tangaze ku WhatsApp ku Twitter ahantu hose ku ma platform yanyu mushyireho ko hari ikiganiro cyakozwe na Bwiza TV biratuma bimenyekana ko hari indi channel yitwa Bwiza TV bityo abantu badukurikire noneho nabo baye bakora subscribe hanyuma munakore like noneho icyanyuma mutere n'inkunga Bwiza TV binyuze mu kwita kubwo butumwa mubona aho hasi butambuka hariho nimero ya telefone mushobora kunyuzaho inkunga yanyu. Viate yes tugende urababwira ndi fieri yo kubinyenze mwirirwe bye.